Ndagusuhuje cyane amahoro y'Imana abane nawe aho uherereye inshuti yacu dukurikirana ukunda ibiganiro byacu, wowe ukunda kutubaza kudusobanuza ibyo udasobanukiwe, Imana irusheho kukugirira neza. Uyu munsi dufite topic yo gusobanura inzozi zo guterera umusozi cyangwa se zo kuzamuka umusozi, niyo topic tugiye kuganiraho. Rero ube maso kugira ngo ubashe gufata ubusobanuro buhagije, wowe wagize izi nzozi nawe watwandikiye udusobanuza izi nzozi. Data mwiza, icyubahiro kibi cyawe, aya masaha ndakubashye cyane kandi uri uwo kubahwa. Tugiye gutangira ikiganiro cyacu, ndakwinjiza kugira ngo uzubane natwe, udusobanurire birenze ubwenge bwacu, twambike imbaraga kandi mwami, kugira ngo abantu bawe ni ukuri bifuza gusobanukirwa, bifuza kumenya, babashe kumenya ibyo wavuganye nabo binyuze mu nzozi bagize. Ndagushimye rero ko ubikoze. Icyo twamaganiye kure ni Satani n'iterabwoba rye, icyo twamaganiye kure ni Satani n'abadayimoni be babuza abantu bawe amahoro. Mu izina rikomeye rya Yesu tugirire neza, udushyigikire kandi mwami urusheho kutwagura umunsi ku munsi. Ndagushimye ko ubikoze, icyubahiro kibi cyawe ubu n'iteka ryose, amen. Uko nari mbivuze ntangira, amazina yanjye nitwa Pasteur Gide. Dufite topic ivuga inzozi zo guterera umusozi, nibyo tujya gusobanura. Burya guterera umusozi mu nzozi akenshi bamwe bavuga yuko bisobanuye ikintu kitari cyiza, ariko icyo tuje kukubwira cyo uyu munsi bishobora kuvuga ibyiza cyangwa se bikavuga ibibi, byose birashoboka biterwa n'uburyo wabonye izi nzozi. Icya mbere twaheraho ubwo turavuga gutera umusozi mu nzozi, bisobanura umugisha, nibyo tugiye guheraho. Ni ukuvuga ngo icya mbere tuvuze ni ukuzamuka neza ukagera hejuru. Hari umuntu ujya urota mu nzozi ze akabona arimo araterera umusozi ndetse akabasha kugera hejuru ku gasongero. Nimvuga ku gasongero ni aho umusozi urangirira. Wakwibaza ngo ese bisobanuye iki? Wowe wabibonye cyangwa se wowe uzabibona, icyo bisobanuye nta kindi, bishushanya gutsinda ikibazo wari ufite. Niba hari ikibazo runaka cyarwanaga nawe, warwanaga nacyo umunsi ku munsi, bisobanuye kugitsinda, cyangwa se bisobanuye nanone kugera ku ntego. Niba hari ibintu runaka wiyemeje gukora ukaba waranabitangiye, bishushanya yuko uri mu nzira yo kugana ku ntego. Ikindi nacyo, gutera umusozi ukagera ku gasongero bisobanuye intambwe nziza y'ubuzima ugiye kugeraho. Hari ubuzima, hari intambwe ugiye kugeraho, nubwo wowe wumvaga mu by'ukuri utabona inzira yabyo, utabona inkomoko yabyo, ariko biba bishushanya ko mu buzima bwawe hari ahantu ugiye kugera kandi ahantu heza. Ikindi twavugaho kubona uterera umusozi mu nzozi, hari umuntu nanone urota azamuka umusozi ariko akawuzamukana n'abandi. Hariya tuvuze bwa mbere ni umuntu watereye umusozi ariko akibona ari we wenyine, ariko hari igihe ubona mu nzozi zawe ukarota noneho uri guterera umusozi ariko uri kumwe n'abandi bantu, muri kivunge cyangwa se muri bake ariko utari wenyine. Rero icyo bisobanuye, bisobanuye ubufasha, bisobanuye yuko ugiye kubona ubufasha, ugiye kubona ubufatanye mu rugendo rwawe urimo, mu rugendo rw'ubuzima, mu rugendo n'imvugo rw'ubuzima, ni uburyo ushakisha imibereho, ni uburyo wita ku muryango wawe niba ufite, nibwo bufatanye mvuze, uburyo bw'ubuzima. Ariko nanone birashushanya ubufatanye n'abandi, urugendo muzafatanyamo n'abandi kugira ngo ugere aho ugera. Ni uko hari abandi bantu Imana ishaka kuguteraho, hari andi maboko Imana ishaka kuguteraho, kuko iri kureba ikabona wowe ubwawe ku giti cyawe utabasha kwigeza kuri ibyo ngibyo uri gutegura, kuri ibyo ngibyo uri gupanga.
Imana rero akwereka kugira ngo uzabigereho yuko ukeneye abandi bantu mufatanya mukaba nk'itsinda, ukeneye abandi bantu ugisha inama, usaba ibitekerezo kugira ngo uzabashe kugera ku ntego. Ikindi twavuga guterera umusozi. Gutera umusozi nanone hari ubibona mu nzozi ariko akabona atera umusozi bimugoye, bigoranye. Ibi byo ntabwo bivuze umugisha, ahubwo si byiza, bivuze ko uri kunyura mu bibazo, uri kunyura mu bigeragezo, mu mihangayiko. Inshingano zisaba kwihangana, bivuze ko inshingano urimo, haba akazi, haba urugo, haba aho utuye, haba aho ugenda, bigusaba kujya gute? Kwihangana. Nicyo bishushanyije, nanone bigashushanya ko ukwiriye gukomeza kujya gute? Gusenga kugira ngo izi nzitizi, kugira ngo ibi bibazo, kugira ngo imihangayiko, kugira ngo ibikwiganyira mu by'ukuri bibashe kujya gute? Kukuvanwaho. Bivuze ko uba ukiri ahantu mu by'ukuri ugikeneye imbaraga nyinshi kugira ngo ubashe kujya gute? Kuba wahasohoka, kandi nta kindi kizagufasha ni ugusenga no kwegera abantu beza bashobora kuguherekeza, bashobora kugufasha gusenga ndetse no kukugira inama. Ikindi twavuga, hari ubona mu nzozi mu by'ukuri azamuka umusozi ariko akananirwa kuzamuka, cyangwa se agatangira gusubira inyuma. Uvuga ngo yateraga umusozi ariko akabona mu by'ukuri byamunaniye, ntabasha kuzamuka ngo agere aho ajya, yananiriwemo hagati, cyangwa se agatangira no gusubira inyuma. Hari icyo bivuze, bishushanya iki rero? Bigaragaza intege nke. Icyo ni cyo cya mbere bigaragaza. Wowe warose usubira inyuma ku musozi, cyangwa se unanirwa kuwuzamuka, kuwuterera, bivuze gucika intege, kugira intege nke, cyangwa se bigasobanura inzitizi uri guhura nazo mu rugendo rwawe, haba mu rugendo rw'agakiza, haba mu rugendo rw'ubuzima, mu rugendo rw'imibereho. Biragaragara yuko ugifite inzitizi, ufite birantega biri gutuma utabasha kujya gute? Kugera aho wakagombye kugera ku musaruro, kugera ku munezero, kugera ku mugisha wawe. Mu buryo rero ubwo bwari uburyo busanzwe. Mu buryo bw'umwuka babifata nko guhamagarirwa gusenga cyane. Iyo urose uri guterera umusozi, icyo bisobanuye, byaba byiza byaba bibi, bisobanuye yuko uri guhamagarirwa kujya gute? Gusenga cyane. Ikindi nanone, iyo urose uterera umusozi mu buryo bw'umwuka, bigusaba kwihangana no kwegera Imana cyane, kuko buriya umusozi muri Bibiliya akenshi ugereranya ahantu ho guhura n'Imana, cyangwa se urugamba rwo kwizera. Ngicyo ikintu gikomeye burya muri Bibiliya. Guterera umusozi bivuze mu buryo bw'umwuka, umusozi ugereranywa n'ahantu ho guhura n'Imana, cyangwa se urugamba rwo kwizera. Kandi namwe murabizi, hari ingero nyinshi tutari buvugeho z'abantu bagiye babonana n'Imana, ariko batereye umusozi, Imana ikabasha kubaganiriza, ikabasha no kuhabahera ubutumwa bukomeye, ariko nanone biba bigaragaza yuko uri mu rugendo rwo kwizera. Rero ikintu twagusaba mwene data, wowe wadukurikiranye, wowe ubashije kumva ibisobanuro, wowe warose ubona uri guterera umusozi, ikintu cya mbere ugomba kumenya ngo wabonye uterera mu buhe buryo. Iyo umuntu yandika avuga ngo nimunsobanurire kurota umuntu aterera umusozi, agafungira aho ngaho, ntasobanure ese yawutereye arawurangiza, cyangwa se yawutereye ageramo hagati, ese yawutereye ari wenyine, ese yari yishimye, ese yasubiye inyuma. Ibyo byose iyo tubimenye, cyangwa se nawe ubimenye, nibwo ubasha gusobanukirwa neza ngo ese
niki Imana yashatse kunyigishiriza hehe muri izi nzozi, kuko twabonye ko inzozi impamvu ziza ni ukugira ngo tubashe gusobanukirwa imigambi ya Satani ku buzima bwacu, ndetse n'icyo Imana idusaba gukora kugira ngo iyo migambi ya Satani idasohora ku buzima bwacu. Ariko nanone twabonye yuko inzozi dushobora kuzibona kugira ngo Imana ivugane natwe, ibashe kutwereka ko ibyo twasengeye, ibashe kutwereka yuko ubuzima turimo ibitugoye ko imbere ari heza, noneho bidutere kudacika intege, bidutere gukomera ku Mana, bidutere kuyishima, bidutere kuyisenga, bidutere kumva mu by'ukuri tuyikunze, dukunze n'ubuzima, kuko akenshi Imana itabikoze abantu bakwiyaka n'ubuzima kubera gutinya ibibazo by'ubuzima. Ariko nanone birashoboka yuko ushobora kubona inzozi nk'uko nagiye mbibabwira kenshi, ushobora kubona inzozi bitewe n'ibitekerezo bikurimo, bitewe n'ibyo umaze iminsi unyuramo, bitewe n'ibyo umaze iminsi urebesha amaso yawe, cyangwa se umaze iminsi wumvisha amatwi yawe. Ibyo nabyo bishobora gutuma mu by'ukuri ugeze nijoro ushobora kubona za nzozi ariko zifitanye isano bya bintu wirirwamo cyangwa se uheruka kubamo. Rero tugerageje kugusobanura mwene data, tugerageje kukwereka igisobanuro cyo guterera umusozi. Tubonye ko gutera umusozi bishobora kuba umugisha, ntabwo buri gihe ari bibi, biterwa ahubwo n'ukuntu wagize gute wawutereye, uko byari bimeze, ko wabisoje. Ariko nanone tubonye yuko hari igihe uterera bikaba bigaragaza yuko mu by'ukuri ari ibibazo bigusaba imbaraga zo gusenga, bigusaba imbaraga zo kwizera, bigusaba imbaraga mu by'ukuri zo kwihangana, ndetse n'imbaraga zo kujya gute kwegera abantu bagufasha gusenga. Rero Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru irusheho kubagirira neza. Ni aha ngaha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana ibashoboze muri byose.